Ku muntu ukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kuba warabonye cyangwa warumvise umukecuru wo muri Zambia umurika imideri. Njye nk'ibisanzwe ni Emmanuel Byiringiro, iyi ni Hopalion TV. Ikaze, reka tuvuge kuri uyu mukecuru. Uyu mukecuru wabaye ikimenya bose ku isi yitwa Margaret Chora, avuka kandi akanaba anatuye mu gihugu cya Zambia mu majyepfo ya Afurika, kiyoborwa n'umuperezida witwa Hakainde Hichilema. Uyu mukecuru w'imyaka 80 yose, inkuru ye ni ndende kandi irimo n'isomo rikomeye. Amafoto y'uyu mukecuru yatangiye gusakara mu mwaka wa 2023 mu mushinga wiswe Galani Series. Uyu mukecuru nk'uko yabyitangarije, avuga ko yatangiye kwambara nk'abanyamideli ubwo umwuzukuru we Diana Kaumba yazaga kumusura aturutse New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akamusura mu cyaro cya Zambia, amusaba kwambara imyenda ye y'imideli akamufotora. Uyu mukecuru yabanje kubyanga ndetse anabihakanira kure. Umukecuru abonye ko umwuzukuru we yarakara, gusa ageraho arabyemera. Kugira ngo umwuzukuru we yishime ndetse nasubira muri Amerika atazagenda ababaye, azajya aguma mwibuke. Yaramubwiye ati, nimba ibyo ari byo ushaka reka tubikore, uzankumbura nimpfa, ariko nibura muri buno buryo uzajya unyibuka. Margaret Chora nk'uko yabitangarije BBC, yavuze ko kwambara imyenda y'imideli byamuhinduye cyane, bikamuhindura mushya, bimuzanira ibyishimo atigeze agira na mbere mu buzima bwe. Avuga ko icyamushimishije atari ukwambara iyi myenda y'imideli, ahubwo uburyo byakorwagamo, agahinduranya imyenda, bigatuma yibona mu bundi buryo atari yarigeze yibonamo mbere. Uwo mushinga wa Galani Series waje kuba ikimenya bose ku isi ubwo hacicikanaga ifoto y'uyu mukecuru yambaye ikanzu itukura ya Adidas muri 2024. Bimugira icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose ugahita umubona. Margaret Chora yavuze ko asigaye atangazwa no kumenya ko asigaye akunzwe n'abantu benshi ku isi, ndetse atarazi ko ku myaka ye y'izabukuru igera kuri 80 yose, yari azi ko nta kintu yakora cyazana impinduka nziza mu buzima bwe. Nawe rero ntukihebe, n'isaha itaragera, igihe cyawe nikigera uko waba ungana kose, uzagera ku nzozi zawe. Your time will come. Iyi ni Hopalion TV. Kora subscribe, ukazogera, kandi share na like, unyandikire no muri comment kugira ngo dukomeze kubana mu byegeranyo bitandukanye kuri iyi Hopalion TV. Murakoze, mugire amahoro, Imana ibahe umugisha. Nk'umuryango mugari uhuriye hano kuri Hopalion TV, nzakomeza kuba bibashimisha kandi bibanogeye.